nge ndashima kiliziya nta gushima idini. Kiliziya Gatolika yo indangagaciro yayo nibiyiranze ntakunda no kubona handi, yita cyane ivanjiri yayo cyangwa se ijambo ryayo ni ukwita ku bakene, ku mfubyi, ku bapfakazi, ku batagira shinge na rugero. Ntago ibikorera abakristo bayo gusa, ibikorera n'abatari abakristo bayo. Mw'iyi minsi rero hari intambara yitwa amadini nshuti yanjye. Aya madini arimo arantera agahinda ku buryo budasanzwe. Amadini ndimo ndayareba ameze nk'amashyaka ya cyagihe cya mbere ya jenoside. Umbabarire mfite uburakari bwinshi. Hari ibintu maze iminsi ndi gutekerezaho ari nabyo byatumye mpagurukira amadini. None se itorero ntirikuye kugira discipline yaryo? Kugira discipline no kugiramwe amacakubiri ni ikindi. No kuvuga ngo ubibona nk'amacakubiri? Mbibona nk'amacakubiri. Hari nabo njya numva bitwa abakristo bita abapasitoro babo ngo ni badadi, bivuga ngo abaye atakiriho babaye imfubyi, idini ritemera irindi, basoma Bibiliya imwe, bemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wapfiriye itorero, batemerana, haba hihishemo ikindi kintu. Nutekereza ibirori cyane cyane ubukwe, tekereza Makita Design. Tubafitiye ihema rinini cyangwa se big tent ishobora kwakira abantu bagera ku 1000. Tubakorera ndetse na decoration n'ibindi bigendanye n'ubukwe. Makita Design ni ahantu heza hatuje ushobora gukorera ibirori byawe mu mutekano wose. Dukorera Kimironko munsi ya Beka, utambitse aho bita kuri Viziyo. Makita Design niho naguhitiramo pe. Nongeye kugushimira wowe ugarutse ku Isezerano TV ukaza kubana natwe. Ni iby'agaciro gakomeye cyane no kuri kuba ugarutse ku Isezerano kuri ibyo twaguteguriye. Reka nkubwire ngo turagukunda, niho mpereye, kandi nkubwire ngo icyo umutima wifuza Imana ikirebe kandi no kuri ize kugusubiza, kuko nzi ko ishobora byose. Uyu munsi kuri kamera nko mubibona turi kumwe na Bishop Prophet Olivier. Twishimiye kongera kubana nawe Prophet. Murakoze inshuti yanjye. Amakuru y'iminsi Prophet? Turashimira Imana, turabona Imana iri kugenda itugirira neza uko bwije nuko bukeye. Prophet, ubushize twaganiye ku buhamya bwawe, ariko nyuma naje kubitekerezaho ngira ikibazo cy'amatsiko, ndavuga ubundi umuntu warerewe mu bihaye Imana, mu bapadiri, mu babikira, ni gute yaje guhinduka pasiteri? Nibyo ngewe bumbajije ikibazo abantu benshi barimo kugenda bibazaho cyane, uburyo naje kurererwa mu bapadiri, mu bamameya, bakandera. Urumva mu kundera kwabo bashyizeho imbaraga nyinshi, harimo no kunyigisha ijambo ry'Imana. Abantu benshi bagenda babyibazaho cyane, ni gute Prophet Olivier yavuye muri Kiliziya Gatolika kandi yari imufashe neza, kandi yaramubaye bugufi mu bupfubyi bwe, ikagerageza kumwereka urukundo rw'ababyeyi. Ndagira ngo nkomeze nsubiza abo bantu cyane ko ntago ngiye navuye muri Kiliziya Gatolika ari uko hari icyo nyinenga cyangwa se hari icyo nahabuze. Mu by'ukuri narasengaga kandi nagiranaga ubusabane n'Imana, ko habamo ishami rya charismatique ari ryo mu matorero yacu twita abanyamasengesho. Abo bakarismatike rero ni nkaho ari bo banyamasengesho bo mu matorero ayatuyobora ya kirokore.
bakunda gusenga cyane. Rero nakunze gusenga cyane, yewe mba umukarisimatike, ndanasenderezwa. Imbaraga za Roho Mutagatifu arizo mu itorero ryacu twita imbaraga z'umwuka wera. Ndasenderezwa. Ubwo gusenderezwa ni nko kuzura umwuka wera. Ni nko kuzura umwuka wera, ariko ubwo bushobozi ubuhabwa na padiri akurambikaho ibiganza. Ndibuka uwo muhango w'isenderezwa ukunze kuba mu bihe by'imihe bya Pentecote, byo kwizihiza Pentecote. Naranasenderejwe rero, wumve ko nyine nari mfite imbaraga muri Kiliziya Gatolika. Noneho nibwo nakomeje gusenga, hanyuma mwuko gusenga nibwo Imana yakomeje kugenda insanga, iranganiriza ibintu byinshi bitandukanye. Mw'ibyo bihe nasenderejwemo nambaye imbaraga zidasanzwe. Natangiye kujya ngira ibintu by'amayerekwa, ibintu byo kugira ibintu mbona ku bantu, kubera ko rero ntabisobanukiwe. Padiri akimara kunsengera mu isenderezwa natangiye kugenda mbibona. Noneho mw'ibyo bihe nkabanza kugira ngo ni roho mbi, cyangwa se mu rurimi rwacu imyuka mibi. Igihe kimwe nza kujya kubiganiriza mameya, ntago rero icyo gihe bemeraga ko hari impano z'Imana zikorera mu bantu. Ntago ibitangaza icyo gihe byari byakemewe. Bariya ba Padiri Obaridi ntago bari bagatangiye gukoresha impano zababagamwo. Mbese muri Kiliziya ntago ibintu by'amabonekerwa ntago byari byaragatangiye kwemerwa. Mw'icyo gihe rero niho imbaraga z'Imana zatangiye gukomeza gukorera muri jye. Hanyuma mbona nsuye umuntu umwe muri ADPR, ko nahise yari yarantumiye kuba umushyitsi ngezemwo, bahimbaje Imana, baramije Imana cyane. Noneho mba nuzuye umwuka wera mu buryo budasanzwe, ntangira guhanura, ntangira kwerekwa, ntangira gukoreshwa n'Imana. Numva aho hantu mpagiriye amahoro, numva aho hantu mpagiriye ibihe byiza. Nibwo mu mutima wanjye niyumvishemo gukomereza umurimo w'Imana mu itorero rya ADPR. Baranyakira, barambatiza, mba umukristo wabo, ariko ntago nigeze numva ko hari ikintu kidasanzwe muri jyewe cyagombaga kunkura muri Kiliziya Gatolika. No kuvuga ko uwuzuye umwuka wera ukigerayo utaraba n'umukristo wo muri ADPR? Nawuzuye rwose ntaraba n'umwadeperi, ntarabatizwa no mu mazi menshi. Nawuzuye ku munsi wa Pentecote mu isenderezwa ryari kuri paruwase ya Rwaza, aho nari umukristo waho. Hari aho bihuriye no kuba wari warasenderejwe muri Kiliziya Gatolika? Umwuka wera numva sinari nagasobanukiwe neza ibyambayeho, ahubwo naje kubisobanukirwa neza aho nabereye umushyitsi mu itorero rya ADPR. Niho baje kunsobanura, niho abayobozi, abashumba bo muri ADPR n'abanyamwuka baho, niho baje gusobanukirwa imbaraga indimo, kari y'Imana, kari y'umwuka wera, bitewe n'ibyo umwuka yasobanuraga. Byari bimaze igihe biri aho ngaho, ndetse hari n'abantu nahanuriye bagatanga ubuhamya bw'ibyo nabahanuriye ko ari byo byari bibariho. Bihutira rero kunyigisha umubatizo w'amazi menshi. Urumva rero nabatijwe mu gahanga, bahita bambatiza byihuse. Hanyuma ntangira gukorera Imana mu buryo bwo gusengera abantu, mu buryo bw'ubuhanuzi n'ivugabutumwa muri rusange. Nuko natangiye gukorera Imana. Ni izihe ndangagaciro wakuye hariya ku bapadiri cyangwa se ku bamasera
n'uyu munsi uvuga uti izi ndangagaciro ndacyazigenderaho mu bukristo bwanjye? Kugeza uyu munsi abantu bankurikiye ku ahantu nakoze ikiganiro hamwe bakimbajijeho icyo ngicyo. Ngewe nakomeje kugenda ncumangira ko Kiliziya Gatolika, ntago mvuga idini kugeza ubu ngubu ndi mu bantu bari kurwanya ikintu bita idini. Nge ndashima Kiliziya, ntago shima idini kugeza uyu munsi. Wenda sinzi turaza kubivugaho. Nge ndashimira Kiliziya Gatolika, nongere mbisubiremo, kubera ko hari abantu babikomanzeho baravuga ati kubera iki uri umupasitoro, kubera iki ukomeza kugenda ushumangira imikorere myiza ya Kiliziya n'ibiki kandi uzi neza ko atari myiza. Ngewe ntago ndeba imihango y'idini, ahubwo ndeba imikorere y'idini, kuko Bibiliya ivuga iki, cyangwa se Yesu yavuze iki? Yavuze ku idini nyaryo. Yavuze ko ari rifasha imfubyi n'abapfakazi, ryita ku bakene. Ntago Kiliziya Gatolika rero yo, Kiliziya Gatolika yo indangagaciro yayo nibiyiranze ntakunda no kubona handi. Yita cyane ivanjiri yayo cyangwa se ijambo ryayo ni ukwita ku bakene, ku mfubyi, ku bapfakazi, ku batagira shinge na rugero. Nkurikije ibyo bankoreye nkiriyo, kandi ntago ibikorera abakristo bayo gusa, ibikorera n'abatari abakristo bayo. Ni ikintu gikomeye. Rero ngomba gushima kubera ko n'abantu bangaragarije urukundo, bangaragarije ububyeyi, bangaragariza n'indangagaciro. Kugeza uyu munsi hari ibintu, hari indangagaciro zabo nyinshi ngenderaho zijyanye n'uburyo bwa sosiyali, gufasha utitaye ngo uyu muntu ntasengera mu itorero, mu idini nyobora, atitaye ngo uyu muntu ni umuntu wacu. Nicyo nabakuyeho. Yego. Ni abantu bita ku bakristo babo n'abatari abakristo babo. Ndakomeza kugishumangira. Banga icyo nacyo kiri mu byo wakuyeyo. Kiri mu byo nakuyeyo. Uyu munsi se ko tujya tugira abantu kumva bashaka kuvuga ko bari abantu mu by'ukuri ibikorwa byabo, reka mvuge ngo ntago babyemera, kuko wenda bavuyeyo uyu munsi ni ba pasiteri cyangwa se ni abakristo mu bundi buryo batakiri muri Gatolika. Ku cyabo bantu hari abavayo bakavuga batari ko hari ibitagenda. Ntekereza ko abo bantu ari abanyamadini, ari nacyo nshaka kuvugaho ko abantu bakwiriye gukira cyangwa se gukizwa ku kintu cyerekeranye n'idini. Gatolika Bibiliya isoma niyo dusoma. Gatolika bagendera mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Twese niko twizera. Urimo urabyumva cyane. Mw'iyi minsi rero hari intambara yitwa amadini, nshuti yanjye. Aya madini arimo arantera agahinda ku buryo budasanzwe. Amadini ndimo ndayareba ameze nk'amashyaka ya cyagihe cya mbere ya jenoside. Umbabarire mfite uburakari bwinshi. Hari ibintu maze iminsi ndi gutekerezaho, ari nabyo byatumye mpagurukira amadini. Nayahagurukiye, mu mbabarire, nanjye ndi umunyedini, nyoboye itorero, ariko nge sinifuza kuyobora idini, nyoboye itorero. Aho umukristo wo mu itorero cyangwa se wo mu idini ry'Abadiventiste
ashobora gukundana n'umukristo wo mu badive kikaba ikibazo. Kandi ubukwe bapanze ubukwe bwera, uko imihango y'ubukwe n'imwe, ariko ugasanga nimba umukristo avuye mu badive muri ADPR agiye mu badive ngo baramuhagaritse. Ni iki yakoze cy'icyaha cyo gutuma bamuhagarika? Icyo kintu ni ikintu kibabaje kandi ni ikintu gihabanye na Bibiliya, ijambo ry'Imana. None se profe buriya ntibaba biterwa nuko kuko hari amahame y'idini nyirizina. Tubare muri ADPR nibe batemera ko yambara ipantaro, ukaba ugiye mu badive, ukaba uvuye mu badive yambarira ipantaro, ADPR izemera kukwakira kandi ayo mahame mutayahuje? Ayo mahame y'idini rero niyo azabarimbuza, kuko Bibiliya yaravuze ngo buri muntu mu itorero abo wejejwe muri ryo. Kandi kugeza uyu munsi ntiwandamburira Bibiliya ngo umboneremo umurongo wa ADPR uvuga kuri ADPR kari ryo dini nyaryo, cyangwa se ngundebere muri Bibiliya ngumboneremo umurongo uvuga ko abadive ari ryo dini nyaryo rikwiriye kuba ukwaryo, rikwiriye gukora ukwaryo, rikwiriye nta birimo. None se itorero ntirikwiye kugira discipline yaryo? Kugira discipline no kugiramwe amacakubiri ni ikindi. No kuvuga ngo ubibona nk'amacakubiri? Mbibona nk'amacakubiri ngiye kubwanjye. None rero uti nabihagurukiye, urabihagurukira mu buhe buryo rero? Urabona bizacika? Ndashimira Imana ko byatangiye no gucika. Ubu ngubu rwose uri umukristo wa ADPR ukajya gusezeranira muri indi torero ryemera Yesu Kristo, ntago bagucuba. Ariko mbere baragucaga, birimo biragenda bicika. Ariko uvuye ahandi ukaza muri ADPR ntibagushyingira? Ariko uvuye ahandi ukajya muri ADPR naho baragushyingira, barakwakira. None urabizi ntago umuntu atangiza umushinga w'ubukwe ako kanya ngo bahite bamusezeranye. Barabanza bakamwakira nka mwene se, bamara kumwakira umuyoboke agakurikiza discipline ry'iryo torero, ry'iryo dini. Reka dukoresha amadini, reka dukoreshe gutyo nk'uko bivuze, baramwakira. Kandi koko ntago naza mu rugo rwawe ngo mpite ninjira mu byumba by'inzu, birumvikana. Bakamwakira nka mwene se uje wiyongera ku bandi, bakamushyingira. Ariko ntibongera kumubatiza. Ntago bamubatiza. Ari kubera iki si mu badive babatiza bongera kubatiza umuntu? Wenda tuzagirana nabo ikiganiro nibadukundira badusobanurira impamvu umuntu bamubatiza inshuro zirenze imwe. Ariko n'umukristo wabo ngo ntago mbizi, ariko bavuga ko n'umukristo wabo hari yakoze icyaha baramubatiza. Hano turi kumwe n'umudiva araza kudusobanurira. Buriya nawe araza azaza adusobanurira. Kurumva nibe n'umukristo wabo bafite ihame rivuga ko akoze icyaha bagomba kongera kumubatiza, ubwo ntekeza kuvuye ahandi nyine nabo bagomba kukubatiza kuko hari ibyo babatemera ubwo ngubwo. None si amazi menshi kuya hari uwo babatiza mu muriro undi bakamubatiza mu mazi. Aha, none se profe urabona bishobora gucika ko ibi bintu bikava abantu bakumva ko bose ari abakristo, ubukristo bwabo budashingiye ku madini? Intambwe turi kugeraho birimo biratanga icyizere, birimo biratanga icyizere ko bishobora kugerwaho. Abantu barimo baragenda basobanura. Ubu turi no kugenda twinjira mu mpuzamatorero, abantu amatorero kugenda hari ibintu agenda yuzuzanya. Ndabishimira Imana, ariko intambwe iracyari ndende. Urugendo ruracyari rurerure. Wumva ufite imbaraga zo kubyishoboza ku giti cyawe cyangwa hari abo wumva bazabigufashamo? Nge umusanzu wanjye ni ukubivuga, kuko ntago sinigeze numva hari ababivuga. Ariko wenda nihagira abankurikira bakabyumva, nabo bazaza bagira icyo nabo batange umusanzu wabo. Nge nifuza mu cyifuzo cyanjye, nkurikije ko twese turi abakristo twemera Yesu Kristo. Ba Yesu si babiri n'umwe, yapfiriye twese.
ubwo twizera umwami umwe ari we Kristo. Kabiri, tukizerera mu ijambo rimwe ari ryo ry'Imana dusoma twese Bibiliya imwe. Dukwiriye no guhuza n'imyizerere y'iryo jambo. ariko se profe wenda uretse no gusezeranya n'iki turebe ubundi no no kwemerana ubundi ko no kwemerana batemerana uburyo batemeranamo buriya uyu munsi usanga umuntu avuga ngo ngiye ngo nsengera kwa kanaka undi ati nsengera kwa kanaka, ariko ugasanga wa muntu ngo kuko nsengera kwa Evode n'urugero ntago nemera abo kwa Prophete Bosco, aho kwa Prophete Bosco naho ugasanga ntago bemera abo kwa Evode. Iki kibazo nacyo kiracyarimo turacyagifite kirimo. Urumva mwiyi amadini mana yanjye mwiyi minsi uko birimo uko bimeze, nk'aya madini ya vuba aya yitwa amacaci, hari ubwo usanga umuntu yaritangiriye caci akayibamo we n'umugore we n'abana, noneho muri abadiyakoni bakaba abo muri famiye y'umugore, kontabure akaba abo muri famiye y'umugabo. Mbe n'abo bantu rero impamvu bakora ibyo bintu ni uburyo bwo kubaka umuryango wabo ushingiye kuri famiye yabo. Niyo mpamvu abakristo baje babagana babatoza imico nk'iyo mu muryango wabo, nk'iyo mu miryango yabo, bakabakundisha iryo dini n'amahame yaryo. Hari nabo njya numva bitwa abakristo bita abapasitoro babo ngo ni ba dadi, bivuga ngo abaye atakiriho babaye imfubyi, undi mupasitoro usimbura uwo ntago bazamwemera, kuko deja uriya mushumba wabise dadi hari amahame yabahambiriyeho badashobora bagize indahiro badashobora kurengaho. kubwawe ntago wemera ko umukristo kuba yakwita dadi yakwita umushumba dadi cyangwa mami atari byo? Ntago byemera? None se umunsi azaba atakiriho kandi itorero ntirihoraho, ariko umuntu ntahoraho. Kuko umushumba ni umuntu agira igihe cy'agataha agasimburwa n'undi. Ngiye kubwanjye mba numva ibyo bintu bidakwiriye. Wamusimbura niwe waba dadi mushya, hari icyo bitwaye se? Aho ndumva nta kindi kintu nakongeraho kuko cyahita kiba kirekire cyane. Abafasha abashumba babo mabadadi bakaza gukomereka, kandi sindi hano mu gukomeretsa imitima y'abantu, ahubwo ndi hano kugira yubakwe. Turimo turavuga cyane ku bintu byerekeranye n'amadini n'ingaruka ziherekezwa ziza ingaruka ku bakristo zikomoka ku madini. None se profe, umuntu yumvishe ushaka kubwira abantu ko bakwiye kwemerana mu madini yabo, ntiyazagera agatekereza ko wenda uvuga uti hakwiye no kuzabaho idini rimwe? Ubundi se amadini nangahe si rimwe riyobowe na Yesu Kristo? Itorero ni ryo rimwe. Ni rimwe. Itorero ni rimwe. Ngiye nemera itorero sinemera idini. Yego. Kuko itorero niryo rizataha, ariko idini rizasigara biriya bizu byitwa amadini bizasigara bihagaze mu isi, ariko itorero rizataha, rizazamurwa. Sinumva rero ko ukuntu abantu bakwiriye kubaka kwizera idini kuruta kwizera Yesu Kristo, kwizera idini cyane n'amahame yaryo kuruta kwizera icyo ijambo ry'Imana rivuga ku munyetorero. Nicyo ngicyo numva. Wowe niko byumva? Niko mbyumva. Nose profe, uyu munsi umuyisiramu aje akavuga ati nakunze umukobwa wo mu itorero ryawe, wamushyingira? Bitabaye ngombwa kuvuga ngo ubanze ngo umwakire, wavuga ati ngewe ndi umuyisiramu ariko
dore nakunze umukobwa wo mu itorero ryawe. dore ukuntu umusiramu ntamushyingira. umusiramu ntabwo yizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. we ntabwo namushyingira. Umukatolika aje namushyingira. yizera Yesu Kristo, yizera n'ibitangaza bya Yesu Kristo. ngewe ku bwanjye namwakira mu rusengero iwanjye nkamushyingira. yes. aha, ubona ingaruka ibi bintu bifite ari izihe byo kuba amadini atemerana? kutemerana ngewe ndavuga ko ari impamvu wenda ya business. n'uburyo nge navuga ngo ni business, cyangwa se nabigereranya na politike z'amashyaka, ko idini ritemera irindi basoma Bibiliya imwe, bemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wapfiriye itorero, batemerana, haba hihishemo ikindi kintu kindi kandi kiremereye gishobora kuzanira akaga abitwa ngo nabizera ba Kristo kandi bigisha ibihabanye n'inyigisho ya Kristo. yeah. Profe, wenda turimo tunagana ku musozo, ndashaka hari abantu bashobora kubona iki kiganiro kuvuga ati umupasiteri ujya kuvugira abapadiri ubu niwe nta kibazo afite. ni nazo ntambara ndi kurwana, kuko bashobora guhita baza ati ubundi yanavuze ko asa n'abapadiri, kuki atagumye mu gipadiri akaba yaraje kuba pasiteri. hari n'abari no kumbwira ngumenya ngiye gusubirayo ngo kiliziya ngishobora kuba yampaye akantu ngo kugira ngo nyivugire. ngewe ntabwo ndi umuvugizi wa Kiliziya Gatolika. Kiliziya Gatolika nemera imikorere yayo, nemera uburyo nk'uko nabivuze, nemera uburyo ijambo babigisha rishingira mu kubaka ubuzima bw'umukristo, haba mu bw'umwuka haba n'ubw'umubiri. yego. n'andi matorero n'andi madini, hari n'andi za Anglikani, abaporosobuteriyeni, hari n'andi madini agerageza batakomeza kumva yuko Kiliziya ariyo nshingiyeho gusa. nuko Kiliziya mpamvu nyivugaho cyane nuko ibyo yankoreye n'ibyo yakoreye n'abandi bantu unzi batari n'abakristo ba Kiliziya, nge nibyo bituma nyigarukaho cyane. ariko hari n'andi matorero cyangwa se andi madini agenda akora nk'ibya Kiliziya mu byerekeranye na sosiyali. ariko Profe, reka tuvuge ukuri, reka ariko mbivuga, hari umuntu ushobora guhita yumva urimo kuvuga gutyo akavuga ati arabavugiye, yego bafite ibikorwa byiza, ariko uyu munsi tujya tubona hari imiryango myinshi abantu baza bita abaterankunga, ugasanga bafite ibikorwa byiza cyane bisosiyali byo gufasha abantu, ariko mu by'ukuri bafite ibindi bikorwa bibi bibiri inyuma. ndashaka dusobanure ni gute ushobora kuvuga ngo bafite, wenda abantu bakaza kuvuga ngo uri gushingira ko hari ibyiza bagukoreye, ariko mu by'ukuri mu idini wenda atari sawa. sinzi nuko ntekereje nk'umuntu ushobora gutekereza gutyo, si uko mvuze ko ariko bimeze. ubu ngubu mu idini nge ntago nshinzwe kumenya amadogitrine y'amadini. ngewe ubu turi kuganira ku bigaragarira amaso. urumva? yego. nibyo turimo tuganiraho. naho uko amadini, uko idini riyobora rikora, ibyo ni ibyabo. icy'ingenzi ni uko ibyo bakora bigomba kuba bifitiye abayoboke babo akamaro, kandi nizo za mbuto dukwiriye kugaragariza abo tuyobora. yego. naho ibyerekeranye n'amahame cyangwa se n'imyizerere yabo, ibyo ni ibintu byabo bazadiringa n'Imana na Kristo. nge ndimo ndareba imbuto.
ubundi se Yesu ntiyavuze ngo tuzabamenyera ku mbuto tuzabamenyera ku mbuto. kandi hari amatorero twitangaragiza izo mbuto atazigira. Yewe ubu se nari ngiye kuvuga ikintu bari kuntera amabuye noneho sinari kubakira. Icyo navuga, Yesu yaravuze ngo buri muntu mu itorero abo wejejwe muri ryo. Yego. Nkuko nabivuze, na Yesu yaravuze ngo nibakubwira ngo uzajye hano ngo niho ndi, ntuzajyeyo kuko yagize amakenga yuko ugeze wahayobera. Yego. Mu idini ryose ririmo umwizera wa Yesu Kristo, mu idini ryose ririmo umwizera wa Yesu Kristo. Niko mvuze, niko ninashakaga kuvuga. Rero ibintu byerekeranye no kurwana kw'amadini no kutemerana kw'amadini n'abakristo bamaze guhaga. Njyewe mfite umuntu ntari buvuge mu izina wampamagaye uri mu gihugu cy'Ubufaransa, wari mu idini ntari buvuge, aravuga ati mukozi w'Imana, biriya bintu wavuze njyewe maze imyaka igera muri 4 ntagishaka gukandagira mu idini bitewe n'amacenga y'ibintu n'ibindi ngenda mbonamo bimeze nk'amashyaka yagejeje n'u Rwanda kuri jenoside. Bituma nge nigumira mu rugo nkajya nsenga ku giti cyanjye. Urumva yakomerekeye mu idini. Nkahumuriza abantu bakomerekejwe n'amadini. Hari abantu bakundanye na bagenzi babo bashaka gukora za mariage, amadini yitambika hagati yabo, ubukwe bwabo ntibwagenda neza, ndabihanga. Hari uburyo bagiye bakomerekamo, bakomeretswa n'amadini. Ndababwiye ngo nimwihangane kandi ntimuve ku Mana, ntimuteshuke ku ijambo ry'Imana. Ngewe icyo nababwira, nabagiraho inama, amadini muyavemo, mwinjire mu itorero ari ryo Yesu Kristo. Amen. Hari ikindi kintu nari ntavuze, Yego. cyerekeranye nanone n'ayo madini. Ubu ngubu maze iminsi ifite ikibazo cy'abantu barimo kuvuga ati uyu muntu urimo gukoreshwa n'Imana kuri urwego ashobora kuba yaragiye muri Illuminati, ashobora kuba ari gukoreshwa n'abadayimoni, gusengera umuntu waba wari umaze igihe kinini afite inda y'urushwima, yarivuje byaranze, agasengerwa umuntu akaba akaruka ibikeri, akaruka imiserebanya, ati ibyo bintu ntibishoboka. Nkavuga ngo kubera iki mwizera imbaraga z'abapfumu mukumva ko Imana idashobora gukoresha umuntu wayo? Kubera iki mwizera imbaraga zibigaragarishwa amaso ntimwizera imbaraga z'Umwuka Wera? Icyo kintu nacyo kiri mu bintu nanone birimo bigaragara mu madini atacyemera imbaraga z'Umwuka Wera n'ibitangaza by'Imana. Ibyo wenda nabyo ni ibintu birimo kugenda bigaragara nk'ibintu birimo bikomeretsa imitima y'abantu benshi, cyane cyane n'abakozi b'Imana bafite impano z'Imana bari gukoreshwa ibitangaza n'Imana. Reka rero dusoza dusenga Imana, dusengera abantu, tubabwire ngo Yesu Kristo ntago yigeze arobanura amadini. Yesu Kristo ntago yigeze agira idini abamo. Yesu Kristo yabwirizaga ubutumwa agakiza abantu indwara, atitaye ku madini, atitaye ku bwoko runaka. Yagaragarishaga impuhwe n'imbabazi ndetse no kuzuza ibyo se yamuhaye.
yuzuza misiyo ya se ari we data wa twese, Imana imwe rukumbi. Reka rero dusenge Imana ibampera umugisha. Mana, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, tugushimiye ko uri Imana itareba nk'abantu. Ubwo abantu bareba nk'abantu, we ureba nk'Imana. Girira neza buri muntu wese wakomerekejwe n'amadini, umuha imbaraga, umugirire neza, urusheho kumuha ubuzima bugushingiyeho, kandi umubere ishobora byose, umuhe ihumure rivuye kuri wowe. Urakoze kuri Imana ibasha gukora cyane ibirenze ibyo dusaba, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo, mu izina rya Yesu, amen. Yes. Profe, ngira ngo ubwo usoje unahumuriza abantu, hari n'umuntu ushobora kubona ikiganiro agahita avuga ati ngewe uru rugamba ndifuza kurufatanyamo na Profete, ndumva wamuha contact ku buryo yagushaka, ubundi ukanadusengera tugasoza. Reka tubahe izo nimero zanjye ni 0788 74 226 1 7.